ziye mu gihe hari abantu benshi wowe uri gukorera bo batabizi wowe ntiwabimenya ariko bo barabizi baraga z'Imana rero zigukomereza amaboko kandi kwagurira imbago iwacu ni mu majyepfo mu karere ka Ruhango yego umurenge wa Kinazi niho ntuye ni nayo kavukire yego ariko nkunda Nyiramajyambere yego ntago tumaranye igihe kinini ariko kuva nama mubona amaraso yanjye ahise amwiyumva nkuko nawe nakwiyumvishe amazina no w'Imana Jacqueline yego ndi umubyeyi yego ubwo rero nishimye kubabona hari ibintu byinshi byatumye nishima nongeye kubibuka njya mbakurikirana kuri channel yanyu Concorde TV show ndayikunda rero kandi yangiriye neza TV show ntago nayivaho sinayivaho yaranduhuye mu mutima yatumye nkiri uburwayi yatumye nkiri ibikomere yatumye nkomera nanjye mbasha gukomeza abandi nongeye kwibuka imirimo y'Imana bundi bushya kubera TV show Mana y'amahoro ihabwe icyubahiro rero ikintu cyatumye nkukunda nkakwitaho mbese uko mbishoboye ngira amamega y'ukwezi nta kindi kintu njya nyakoresha ni ibiganiro byawe nakumariye amamega ubabari oya nicyo mba nayaguriye yego niyo mpamvu rero nakwitaho twigeze twahurira ahantu i Rubavu iyo hirya mu mashyamba umubyeyi witwa Matenge yego mwana wanjye w'umukobwa twari turi kumwe aragukunda n'ubu yakubonye ku kiganiro ambaza ngo Concorde yaririmbye amubwira yaririmbye ongera usubize inyuma twumve yego rero nabwiye Nyiramajyambere uyu muntu ndamukunda ntago azi ko mukunda ariko nzamuhamagara ko telefone yawe ndayigira Yes, reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show aho mperose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde kafata umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukurikiranye iyi channel ugakanda handitse subscribe cyahanditse s'abonner mu rurimi rw'igifaransa ngusabiye umugisha nabasezeranje utabicisha irungu pe akaguru ndagafite ndacyafite imbaraga ngomba kugenda ahashoboka hose yapfa kuba hari umuntu uri kuvuga Imana umuntu uri gutanga ubuhamya umuntu uri kuvuga ukuntu Imana yamuhaye impano umuntu wese ufite ikintu cyahumuriza udukurikiye hari igihe ureba ikiganiro ukagira ngo ibyo bari kuvuga ni ibyawe neza kandi uwo muntu mutanaziranye yego niyo mpamvu imbere ya kamera ndi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane reka musabe adusuhuze anatwibwire Yesu ashimwe Yesu ahimbaze haleluya haleluya amen Mana yacu nihabwe icyubahiro amen yagize neza kuturinda yego yitwishoboye byose amazina no w'Imana Jacqueline yego ndi umubyeyi yego ubwo rero nishimye kubabona hari ibintu byinshi byatumye nishima nongeye kubibuka njya mbakurikirana kuri channel yanyu Concorde TV show ndayikunda rero kandi yangiriye neza TV show ntago nayivaho sinayivaho yaranduhuye mu mutima yatumye nkiri uburwayi yatumye nkiri ibikomere yatumye nkomera nanjye mbasha gukomeza abandi nongeye kwibuka imirimo y'Imana bundi bushya kubera TV show Mana y'amahoro ihabwe icyubahiro yego amina uw'Imana Jacqueline niwe turi kumwe yego nibwo bwa mbere umbonyeho ntago ari ubwa mbere njya nkukurikirana oya ndavuga imbona nkubona ubu n'ubwa kabiri ahandi hantu twahuriye ariko ntago wanyibuka urahambwira ntago wabyibuka ariko narakubonye ndagukunda pe niko kuri ikintu cya mbere cyatumye nkwitaho cyane kandi nkakomeza gukurikirana channel yawe ni ibiganiro by'ibihumuriza ku bantu b'Imana ni uburyo ki uhora ugenda ushaka ko abantu b'Imana bongera gukomera mu by'umwuka ndetse no mu by'umubiri kuko ntago iyo dukomeye mu mwuka no mu mubiri burya turakomera cyane iyo wamaze gusenyuka mu mubiri no mu mwuka ntukomera rero ikintu cyatumye nkukunda nkakwitaho mbese uko mbishoboye yego ngira amamega y'ukwezi nta kindi kintu njya nyakoresha ni ibiganiro byawe nakumariye amamega ubabari oya nicyo mba nayaguriye yego niyo mpamvu rero nakwitaho twigeze twahurira ahantu i Rubavu
iyo hirya mu mashyamba umubyeyi witwa Matenge. Yego. Mwana wanjye w'umukobwa twari turi kumwe aragukunda n'ubu yakubonye ku kiganiro ambaza ngo Konkorude yaririmbye. Amubwira yaririmbye ongera usubize inyuma twumve. Yego. Rero nabwiye Nyiramajyambere uyu muntu ndamukunda ntago azi ko mukunda ariko nzamuhamagara ko telefone yawe ndayigira. Ndavuga ngo nzaguhamagara ngo ushimire kuko hari ibintu byinshi byagiye bikoreka kubera ibiganiro byawe. Rero numva nshimye Imana ndavuga nti waziye mu gihe hari abantu benshi wowe uri gukorera bo batabizi wowe ntiwabimenya ariko bo barabizi. Baraga z'Imana rero zigukomereza amaboko kandi kwagurira imbago ikwagurira imbago no mu bihugu byo hanze ugereye wagezeyo ariko mu buryo bw'umwihariko ugereye kuko nicyo cyiza. Mana avuze ngo nzabana namwe izabana natwe mu gihugu cyacu ibane natwe no mu bihugu by'abaturanyi. Mana rero ibaho umugisha. None se utuye he? Ngenda tunguwe umva ukuntu ntunguwe sibyo. Hano turi ni mu karere ka Burera umurenge wa Kagogo akagari ndumva ari aka Kayenzi umudugudu wa Rwitongo niba ntibeshye. Turi hafi y'ikiyaga cya hafi muri metero 500 ni mu gihugu cya Uganda. Yego turi kwa Nyiramajyambere Vestine. Yego. Noneho njarambwiye dusoje ikiganiro ambwiye ati ariko reka kuzinga ibikoresho ati hari umuntu uri mu nzu nari nanagusuhuje numva ko uri umuturanyi wa hano hafi nyine abantu baza kugira ngo abasengere. Noneho ubwo ati yagiye kuza nawe atanga ubuhamya avuga ijambo ry'Imana numva ko ari umuntu usanzwe utuye. Iwacu ni mu majyepfo. Mu majyepfo mu karere ka Ruhango. Yego. Mu murenge wa Kinazi. Niho ntuye. Ni nayo kavukire. Yego. Ariko nkunda Nyiramajyambere. Yego. Ntago tumaranye igihe kinini ariko kuva nama mubona amaraso yanjye ahise amwiyumva nkuko nawe nakwiyumvishe kuko nyine biba ngombwa ko nkomereza kuri wowe. Bura kuva icyo gihe ewe kugeza uyu munsi twicaye hano ndacyagukurikirana. None se duhura kwa Matenge. Matenge mwe musanzwe muziranye? Ntabwo twari tuziranye nabwo namumenye ku bwawe. Okay. Uri mu bantu nari nkeneye umva impamvu pe sibyo ibi bintu byacu. Njya nkunda kubwira abantu ntinanga umuntu ujya mu rusengero yarangiza ngo haleluya ndashima Imana yankoreye icyumutse mu yimpere byose uko nari byose. Uwo muntu nyoboye gahunda ubanza namwaka mikoro. Nge mbashaka umuntu avuga ati ngewe ndashima Imana nari maze imyaka 2 nshaka perimire kabari mfatiraho urugero ngakora ngatsindwa najya kwiyandikisha uwo tubana cyangwa abo tuziranye ngo uri mu biki ariko Imana yarambwiye ngo izayimpa none yayima bimaki agasobanura bituma rona undi nawe uri kuyishaka bimuhiki imbaraga. Nanjye rero ibimba ndimo ibimba ndimo mba nkeneye nyine feedback sibyo. Nge niba nafashe urugendo hano wahabonye nta hantu ngera wavuga ngo ni mu mujyi wose yabahagoye. Kwa Matenge warahabonye iriya misozi na hano ni mu misozi. Ubwo nanjye mbonye umuntu ni no mpamvu kenshi n'abahanuzi dukwana ikiganiro dukwana icya kabiri ndamaze se hari abantu baguhamagaye urabasengera Imana igira ikikubwira akambye ati barahari ati nejo ndaro wampamagaye ati byo namubwiye yarasubije mita numva nanjye subijwemo imbaraga navuga ni umwanya wanje amafaranga yanjye mba ndi gushora y'amatike pe ibi nta nubwo binarebwa cyane ubundi ibintu birebwa cyane kuri YouTube amatiku ari yayo ni ngombwa ngo Jacqueline na Vestine barwanye ngo bambikanye ubusa bari gutukana akenshi ibyo ni by'abantu bareba ariko nge nkavuga ikiganiro nigishaka kizarebwe n'abantu 10 mwabi 10 batanu bahamagara umukozi w'Imana basengere 2 nibasubizwa nge azaba ari umunyago. Yego wawe yego nabanje nabisasira neza niko kuri no kugira ngo usobanure igihe watangiye gukurikirana Konkoride TV show niki noneho naho navuga ubu ikugejeje ni Imana ariko nanjye ndakunda kuvuga ngo umugisha Imana irawutanga ikawunyuza mu bantu. Yego imigisha yacu iri mu bantu ntago iri ku biti ntiri n'ahandi iri mu bavandimwe bacu iri mu baturanyi iri mu nshuti. Rero imigisha yacu iri mu bantu n'ukuri. Rero natangiye kumva Konkoride TV show
ubu turi 2026. Yego. Natangiye kuyumva 2025. Yego. 2025 mbigendamo gakeya, ariko uko iminsi yicuma nkagenda nyikunda. Bitewe n'ibyigisho, mbese ubuhamya, ubuhanuzi ngenda nkuraho. Niba wibuka si ikiganiro cya mbere warebye wakibuka? Ngo ndi kumwe nande cyabya bimeze. Yego. Ubwo rero nkomeza kugenda nyikunda. Yewe nza no gushishikarizaho umuvandimwe wanjye namubwira nti dore umaze kugura telefone, ndashaka kuzajya ureba ikiganiro cy'umuntu witwa Kokorode. Ngo se ngo umuntu abireba gute? Ndamwereka uko umuntu abireba. Ati ubwo nanjye ninzajya ngura amamega nzajya mukurikira. Arangije arambwira ati naramwumvisha. None ndamaza wamwumvishe iki? Ati rero nabonye ari umugabo uzi Imana, atazi no kuririmba akaririmbo keza kamfasha. Ngo kavuga ngo ntabwo ujye ubeshya Mana. Nanjye ndayikundira mu buhanuzi bwinshi bwanjye. Mana we, Imana iguha umugisha. Ubwo rero ndavuga nti burani n'umuvuga butumwa. Wenda nubwo atabivuga kuri kamera inshuro nyinshi, ariko n'umuvuga butumwa. Ni kandi akunda Imana agakunda n'abantu bayo. Ikintu mukundira ntarobanura ku butoni. Ntago ajya kubakire ngareka abakene. Nuko nawe atangira kugukunda gutyo. Rero icyo gihe duhurira Rubavu, ntabwo twigeze tuvugana, twashuhuzanyije nk'uko mwanshuhuje. Ngo dukuma mu byacu kuko twe turi gusenga n'ubundi. Hari umusaza twari turi kumwe wari uvuye hanze. Ese ni cyagihe yewe uri inkwakuzi pe, uzi ko icyo gihe ikiganiro cyari kimazeho icyumweru gusa kigiyeho. Nuko ubwo rero umusaza twari turi kumwe, hanyuma rero turasoza turataha, ariko nkomeza kugukurikira. Uwo musaza simwe muziranye? Ntabwo twari tuziranye. Nawe mwari muhuriyeyo gute? Imirimo y'Imana igenda ikora, ubu ngubu twaramenyanye rwose pe. Buriya twahuye kubera Imana. Imana yari yarabimbwiye, irambwira ngo mwana wanjye ngiye kuguhuza n'umuntu wo hanze. Nibaza bizaca he, bizagenda gute, ariko Imana irabikora. Nta kivuga ngo giheri. Nuko ubwo rero nkomeza kugenda, noneho ndushaho kugukurikira cyane. Ko Matenga yaransengeye, nari ndwaje umwana icyo gihe maza yararwaye gusara. Matenga aramusengera umwana uba yujuje imyaka 5. Arwaye ibintu ku mubiri abyoka. Aramusengera twahavuye yakize. Imirimo y'Imana rero ikomeza kwamamara. Yego. Hari ibintu Matenga yampanuriye, bimwe byarasohoye, ibindi ndabirindira. Nubwo umwana wawe yakira, ibyo cyonyine kirafatika. Kuko reba kuva mu majyepfo kuza i Rubavu muri ra misozi uzi, si ikintu gikomeye. Ariko nashimye Imana yabanye nanjye, ikabana nanjye mu rugendo, ikanyiriza umwana. Ubwo rero rwose Imana yarakoze, nihabwe icyubahiro cyayo. Hano rero nonge ubu n'ubwa kabiri mpagarutse. Yego. Nyiramajyambere rero abaye inshuti yanjye kuri telefone. Ariko duhujwe nawe. Imana iguha umugisha. Ndamubwira nti umuntu witwa Kokorode nzamuhamagara, mubwire ngo nagume mu mavuta Imana yamuhamagariye. Arangije aravuga ati ese uramuzi? Nti ndamuzi ariko ntago azi ko muzi. Ndamubwira nturiya mugabo ni rwose ntihari igihe tuzahura, mubwire ngo warakoze. Ati se muziranye gute? Nti nuko ariko ndamuzi. Ubwo rero hano naje bwa mbere mu kwezi gushize, nta byumweru 3 biranashaka ko ni mu matariki ya nyuma y'uko kwezi turangije. Nari nzamwe n'ubundi no gusenga. Nkuko nabo bakoze runo rugendo. Nari nzamwe no gusenga kandi Imana yangiriye neza. Ndavuga ngo rero kuko nabonye Imana muri iriya misozi, nifuje gusubirayo. Nagarutse rero turabana mu masengesho. Ni umubyeyi wanjye, ni umuvandimwe wanjye. Sinzi uburyo simba nibaza icyiciro namufatamo kikanshobera. Ubwo aho mubonye cyangwa aho muvuze yakira aho ngaho. Yego. Imana ibaha umugisha. Mana ndagushimye. Yarampanuriye kuri telefone. Arampanurira ibintu byinshi cyane, ariko bimwe yarabihanuye birasohora. Nari mfite urubanza, ndamuhamagara ndikurira, amarira ari magari muri nge, intimba bimeze nabi. Ndamubwira nti ndananiwe, ndarushye, mbwirira iyo Mana yawe wavuze ko Imana idakora tazayisenya. None Imana ikora, nanjye niyo nshaka. Imana yagutabaye, nanjye niyo nshaka ngo intabaye. Arangije arambwira ati reka ngusengere. Nta bintu byinshi nanamubwiye. Arapfuka mu mubyeyi aransengera, arampanurira ibintu byinshi cyane. Nkomeza kubana nawe, ndamuhamagara ndamubwira rero mfite urubanza nono kugira ngo usengere icyifuzo unakiza. Arambwira nti bimwe Imana yarabikubwiye bikukomozaho, ariko noneho injira mu kibazo nawe. Ndamubwira mfite urubanza, ndashaka ko dusenga Imana ikandwanirira. Yarambwiye ati mwana wanjye nukuri nzaguheka nkuko mpeka umwana wanjye. Ndabwa nti ahubwo umwana wawe mwijishure giye ukire mu mugongo, ni kandi ngira ifuhe nuzampeka njyenyine ukireho ingobyi, nuyikuraho ubwo nzabimenya nzavunika. Arambwira ati humura.
aho nzaba nicaye hose, aho nzajya mvuga izina ryawe. Yarabikoze, Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ni umubyeyi utiganda, abararya arabireka agusengere, abarakubura arabireka agusengere. Imana rero imuha umugisha, yaguhuje n'umubyeyi mwiza. Hanyuma rero aransengera, urubanza rwabaye kuri 21 z'ukwezi kwa gatanu. Arambwira ngo Imana yo mu ijuru irambwiye ngo ninkubwire ngo genda urayisangayo. Ndavuga ntari kabarokore namwe nuko ture mu mutima. Nubwo iragira ngo ntatentebuka, nyamara namaze gutentebuka byarangiye. Narindi kurira sinirarira, nge mvuga icyo nabaye cyo cyane. Ndamubwira nti atayo marira yawe Imana irambwiye ngo yayumvishe, ngo kandi irambwiye ngo genda uzayisangayo, kandi ntiwibwire ko uri umwe, gende muri babiri. Ndavuga ntuwite, nanjye nta kindi nzitwaza n'ijambo ryawe. Naragiye, nta bimenyetso bifatika mu by'ukuri nari mfite, ariko Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzabana nawe. Naragiye ndanakererwa, mpageze nsanga uwo tuburana yahageze. Ndabaze se baduhamagaye, ngo babahamagaye. Ndinjira, barambwira bati twahamagaye abakerewe, ntago ari twebwe, nukubera urugendo dukora. Ubwo baraje baraduhamagara, turinjira. Ubwo ndabwira Imana nti rero Mana, wavuze ko ari wowe mwavoka wanjye. Sinshaka kuvuga amagambo menshi, niba uri Imana nsenga namenye, nagumyeho, siniya ndavuze nk'abana nawe, garagara nk'Imana yanjye. Imana yaragaragaye, nayibonye ku maso. Hari ibintu byinshi byatuma mvuga Imana nkanarambirana, ariko uwo munsi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu, Imana yaramburaniye ncecetse. Impuzana marayika nk'uko yari yabimbwiye. Ibinyujije mu kanwa ka Nyirabajyambere Vestine rwose arambwira ati Imana irambwiye ngo genda ngo urasanga inyenyeri kurasiye yahageze. Narayibonye n'amaso yanjye. Ndagenda, mucamanza ati ngaho nimwicare, turicaye. Aratangiye bati uwajuriye ninde? Ndavuga nti ni njyewe. Hanyuma bambaza icyo najuririye, ndabasobanuriye. Hanyuma uwiregura ati narireguye ko tutabibona muri systeme. Ndavuga Imana irambwiye ngo mwana wanjye ngo barashaka kumwara, ngo ariko aho bashaka kumwarira nibo bazahamwarira. Nunama ku meza, ndavuga ntuwite, wibuke ko ndi gusengera muri Zaburi ivuga ngo Mana nshyire hejuru y'abanyanga, nsohoke hano rero abanyanga ndi hejuru yabo. Haleluya, Imana yacu ni Imana y'inyamaboko, ni Imana ivuga kandi kanasoza. Haleluya, nkunda ijambo ry'Imana ryagize ahantu rinkura rigira naho rinjye. Hanyuma rero ndangije nubika umutwe, nyibwira gutyo ngo wituye tuburana n'umunyamafaranga, yavuga rikijyana barebye igihagararo, ariko urebe ngenda ubusabusa imbere yawe, ariko wantayeho igihundema. Rero ngaho mvuganira. Aratangiye ati narireguye, bati se ko tutabireba. Ndavuga nti Imana nicyo ni ikimwaro cya mbere. Ati narireguye, bati ko tutabireba. Ati ubwo ngubwo biragenda gute? Nta kintu dufata mu ntoki, ngo none ngo ko nagiye ku irembo ngaho natangiye ikirego ngo reka mbahamagare, ngo yawe bahamagara. None biragenda gute? Ndavuga ntuwite, komeza urwane kandi ukina finale kuko Imana yakubwiye. Numva navuga ngo haleluya haleluya, ariko nkiyumanganye. Hari akarimbo njya nkunda akavuga ngo ntuziyumanganye ibyo Yesu yankoreye, sinziyumanganya. Nukuri ayiwe nkavuga ntuwite, sinzi uko ndi busohoke hano hantu. Umugabo rero arangije aravuga ati reka mbereke na kopi nireguriye. Bati none reka tuguhereza amahirwe, niba warireguye koko ukaba ufite izo kopi, ngaho iregura. Rireguye ibintu byinshi. Barangije baramubwira ngo wa mugabo we rero mu rukiko nta magambo menshi aha, rasa ku ntego uvuge wiregure. Nti Mana we, nti nako kantu karamaze. Ubwo ngubwo nkajya ndiha akarenge hasi nkavuga ntuwite, dore ijambo ryawe ngiri. Ngo nta mfite Bibiliya mu kabanga. Ndangije ndavuga nti Mana ngaho nyine mukurikiranira ikirego cyangwa uko yiregura. Arangije aravuze. Arangije rero baramubwira ati uyu mubyeyi ntago yahora mu manza nkuko yagiye abitugaragariza, tugomba kumurenganura. Ndavuga nti nyakubahwa mucamanza, ngiye mpaze kuburana, sinigeze nshaka no kuburana, uyu niwe wabinshoyemo. Rero tugeze hano hantu, navuga icyifuzo cye cya nyuma, nanjye mvuga icyifuzo cya nyuma. Arangije aravuze ngo ngiye rwose ngo mbona bingoye, ngo uyu mugore ngo sinshaka gukomezanya nawe, ngo kandi ngaranyaka amafaranga ntafite. Baramubwira ngo impamvu yakwaka nuko ashaka ko ugira icyo ukora, kuko twari twarabyaranye, yanga kurera umwana.
arangije baramubwira ati se amafaranga baguciye ntago ugomba kuyamuha, ngo ntago nayabona, ngo mba mu nzu y'ubukode. None se uyu mwana utekereza ko atazabaho? Ndangije nkajya mbwira Imana mu mutima, ntuwite, wibuke kuri mwana mbwiye ko ari isezerano, wibuke ko namubyaye ku myaka 4 byari bigoranye, ni rero icyo wamuvuzeho gisohoze. Umugabo ngo ubusenga 15,000 urambwira ni amafaranga make cyane, ukungana uko ntago wayabona. Ate se uyu mubyeyi urabona afite imbaraga zo gukorera umwana kuva ku myaka 5 akageza igihe azakurira. Nuko umugabo ngo usenga nzajya mbona 180 ku mwaka, batuzabibona. Akandi ugomba kumurihirira kuva agitangira mu ishuri kuzarinda arangiza. Nyina nawe azajya akora inshingano za kibyeyi zo kumwitaho, hanyuma nawe ayo mafaranga umuha azajya agura isabune n'amavuta n'ubundi sayo kumutunga, ubundi kuzageza imyaka 18. Ngo birangoye, barangije baravuga ngo nta bindi bintu nuko tubyanzuye. Yego, baradusinyisha, arabisinyira, nanjye ndasinya. Ndangije ndabaza nse nta uru rubanza nta handi hantu ruzongera kujya, kuko nari nabwiye Imana nti ndashaka ko rurangira ejo adakomeza kujurira kugira ngo ansiragize. Yego, barangije arambwira ati tuvuye hano muhahagurutse nta kindi kintu, nta handi hantu muzajya kereka kujya ku irembo mukazikurayo, ubundi mugashyira inshingano twiyemeje mu bikorwa. Barangije baratubwira ngo ngaho Imana baho umugisha, murakoze. Turasohoka. Narasohotse mbwira abantu twasenganye, nahise mpamagara Vesi ndamubwira nti yewe Vesi we, nihereza Imana icyubahiro, ntiraruburanye yo kabyara. Ndavuga nti ntago wigeze upfukamira ubusa, ni ntago rwose ayo wasenze data wa twese yarayumvishe. Nuko dushima Imana, nukuri numva biranejeje. Ndavuga nti ntago nareka kuza ngo dushime Imana kuko hari icyo yakoze. Imana yabanye natwe, yanze agasuzuguro k'Abafilisitiya, yarakoze yitwa Imana. Nuko nageze hano rero, nuko twamenyanye na Vestina. Imana imuhe umugisha. Imana ishimwe pe. Ufite ijambo ry'Imana ushaka kutugeza, reka ngo umwanya. Twamenyanye pe iminota 20 ubwo ntitumenyanye, tumaze kuganira. Ni myinshi. Ewe Jacqueline rwose, reka nifashije telefone kubera ikibazo cy'amaso. Oya, nta kibazo, nta kibazo. Hano tugendana n'ikoranabuhanga, ntago turi babandi ngo ngo kucyabwirije ngo adafite Bibiliya. Tugiye gusoma Zaburi 105. Uradufasha. Yego, 105 turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 6. Zaburi 105. Yego. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Yego. Mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Amina. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Yego. Mushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso h'iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Yego. Mwameze 6. Yego. Mwarubyaro rwa Aburahamu, umugaragu we mwe, mwabana ba Yakobo mwe, abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Yibuka isezerano ry'iminsi yose, ijambo yategetse abyibuka ibihe ibihumbi, aryibuka ibihe ibihumbi. Amen. Amina. Amen. Imana iguhe umugisha kumfasha. Yego. Haleluya. Amen. Izaburi ndayikunda, irimo amashimwe, nukuri, irimo imirimo y'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo nimushimire Uwiteka, mwambaze izina rye, mwambaze imirimo ye yakoze mu mahanga. Haleluya. Aha hantu mpari kubera kwamamaza imirimo Imana yakoze. Aha hantu hari kugira ngo imirimo y'Imana ikomeze kwamamara. Haleluya, haleluya. Ngo nimuririmbe ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Amena. Ngo kandi mwirata izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Haleluya. Haleluya. Nitwirata izina ry'Imana, imitima y'abayishaka barishima. Haleluya. Nitwirata izina ry'Imana, uwari urwaye arakira. Nitwirata izina ry'Imana, uwari uboshye arabohoka. Nitwirata izina ry'Imana, umuntu aratabarwa yumve ko niba ashonje uyu munsi ejo agomba kurya. Nitwirata izina ry'Imana, natwe mu muryango wacu turagira agaciro. Nitwirata izina ry'Imana
rizadutambutsa, nitwirata izina ry'Imana rizaduha aho gutura, nitwirata izina ry'Imana rizadusumbisha amahanga. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo ry'Imana ni rigari. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, ngo nimuhimbaze Uwiteka kandi muvuge imirimo itangaza ye yakoze. Haleluya. Konkora atari ukwamamaza Imana, ubu bufite akandi kazi, kandi karahari ntikabuze. Ariko warwaniye ishyaka Imana, urimo urahimbaza Imana mu buryo bwawe, urimo uravuga Imana mu buryo bwawe, nanjye ndimo ndayivuga mu buryo bwanjye, ariko twahuza Imana yacu igahabwa icyubahiro. Imana yacu ni yamamaza. Haleluya, haleluya. Ubu muri Musanze baragukurikirana kubera kuyihimbaza no kuyamamaza. I Kigali baragukurikirana, hanze y'ibihugu ku migabane myinshi baragukurikirana kubera guhimbaza Imana yacu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yakoze imirimo twe tutabasha gukora, n'ubiracyayikora, ko twe nta muntu wakorera imirimo Imana yakorera umwana w'umuntu ngo ayibashe. Haleluya. Yakoze imirimo ngewe ubwanjye ntari kugira gute. Uyu munsi wa none Imana yarandwaniriye, banteje amahembe, Imana irazibana nanjye, banteza inzoka, Imana irazibana nanjye. Iyo ni imirimo y'Imana rata. Nanjye ndavuga ngo Uwite kuko warwanye urugamba nge ntabasha kurwana, nari mfite mama nkaba ntamuhamagara ngo nkize iyi nzoka, Uwite ukabana nanjye nkayigwa hejuru, ntinjye Uwite nzakuvugaho nzagera hose. Haleluya, haleluya, haleluya. Nawe hari urugamba Uwiteka yagutambukije, hari imanza yagukuriyeho, hari ibintu byinshi yagiye agutambutsa. Uyu munsi wenda utatubwirira aha, ariko igihe nikigera uzabivuga rata. Haleluya, haleluya. Zaburi 105 gukomeze, abadukurikirane bakomeze bumve ko Uwiteka akora kandi akorera abantu yaremye rata, ahubwo tumushikamisheho umutima. Muririmbyi we yuzuye umwuka arangije aravuga ngo ugushikamishije umutima ngo uzamurinda abamahoro masa. Mureke dushikamishe umutima wacu ku Uwiteka. Haleluya. Azaturwanirira. Uwiteka yarandwanirira ntari mfite aho kuba, arahampa. Uwiteka arandwanirira nari inzererezi, arampereza kongera kugaruka mu mukumbi we, nari narabaye umusinzi, Uwiteka arongera arangarura kubw'imbabazi nziza. Uwiteka n'umurwanyi kandi aranesha, aragenda nsumbisha muri bene mama rata. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi igira neza bugacya bukira. Niyo mpamvu nanjye ntazigera nceceka. Nukuri. Amen. Haleluya, haleluya. Mu nda ya mama reka mbivugire hano hantu, ninjye Imana yari yarazamuye kandi ikomeje kubana nanjye, kandi ikomeje kunkoresha iby'ubutwari. Ndayirindiriye ahangaha imbere ni heza, ndayirindiriye kuko nzayivuga mu misozi n'agasozi. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iragenda iranyubakira iwacu twarabatindi, tutabona aho turaza umuntu rata kubera imirimo y'Imana turi kuvuga. Imana iranyubakira inzu y'amabati 102, ikora ikibemeza rata ku musozi. Yajyaga imbwira ngo mwana wanjye kizwa nkugirire neza, nkarivuga ariko ibi bintu by'abarokore nari umugaturi kubundi. Ibi bintu by'abarokore bahora bavuga gukizwa gukizwa gukizwa. Ndangije ndavuga ngo ariko reka nkizwe, ndeka inzoga, ndeka ubusambanyi. Ngira Imana rero ngo kuko ntiba ntanaroga, nkijijwe ibyo nkora, none ngirira neza iyo neza nyibone. Imana irangije irambwira ngo mwana wanjye ndakwiyeretse. Nayisabaga amafaranga kugira ngo mere neza, irangije nkubita umugabo atari we nasabaga, kwari kugira ngo nyine ibyanjye binyure muri uwo mugabo. Haleluya, haleluya. Imana irangije irambwira ngo mwana wanjye nzagukorera iby'ubutwari. Nagiye mbona imirimo myinshi, Imana iragenda inkundisha bari baramvuyeho. Imana ndongera ndayivuga mu muryango w'iwacu bari gukurikira Imana, bakavuga ngo Imana wasenze, Imana wasenze uw'Imana, natwe tuzayisenga. Haleluya. Vestina biziho cyane ubwo buhamya arabufite. Hari abavandimwe banje bajya bamuhamagara ati Imana yanyirakomeye. Amina. Nanze gukomeza kurondogora. Imana yacu ni ngari, twayivuga bukira bugacya. Yo mbumbuye akanwa mvuga ibintu byinshi cyane. Ndangije rero mbwira Imana nti Imana wambwiye ko nkizwe ukangirira neza, ndashaka kumpa impano nanjye nkajya ngukorera. Imana irangije irambwira ngo mwana wanjye ibyo nsabye nzabiguha. Irangije bimwigenda ibimpa impano yo gusengera abarwayi. Irambwira ngo kandi uzahera kuba umuryango wawe. Ndashimira Imana ko icyo yagikoze. Haleluya, haleluya. Irangije irambwira ngo mwana wanjye ugiye gukora imirimo kandi nzagukoresha. Banzanira umwana w'umunyeshuri yigaga ku Gikongoro muri Nyaruguru, baramuzana, twari dufite amasengesho y'iminsi 2, bati turashaka usengera uyu mwana. Ntavuga, arahuma, yageze mu ishuri arahuma akaremba ntarya. Ndabwa nti nimumuzane. Baramuzana, turasenga. Akihagera atangira kurambura amaso, amaguru yarahinamiranye, atangira kurambura amaguru. Ndavuga nti Imana ntacyo ndavuga, we wavuze ngaho mugereho.
turangije turasenga umwana bamukuye aho yarambutse amaguru yareba ndamubwira nti ngaho tera haleluya zo kubohoka atera haleluya mama warishima araza arangwatira aravuga ngo Imana yawe nzayigwa inyuma haleluya haleluya umwana asubira kwiga barangije Satani hari ukuntu tujya dusengera abantu akagenda agashaka kongera guca ruhinga kugira ngo yihebeshe arangije arambwira ngo se ko tubonaga ari uyu muriro ngo tumujyane kwa muganga ndavuga nti nimushakira ibintu byo kurya amaraso yamushizemo kwa muganga nimuhihorera mama watereka tumujyane kwa muganga nagaho ni mumujyane bagezeho bamushakamo uburwayi barabubura bamaze kububura bangu indwara bayibuze mu nterega nimuze Yesu yakoze imirimo barangije baramukatana kuri moto baramugarura ndavuga nti mwizere Imana yakoze umwana arakira iminsi 3 ishize bamaze kumwondora asubira ku ishuri ubu arakorera Imana nawe ni umuhanuzi ni umuririmbyi ndashimira Imana yabanye natwe hari n'ukuntu njya nterwa n'ibitero nanjye nkavuga ntuwite ntago nasengera abandi ngo bakire ngo nge nanjye ngaho ngwino hari ukuntu abana banjye bamera nawe nkabona ibintu byakomeye avuga nti rero dore ngiki cya kiganje Imana igakora imirimo haleluya ariko haleluya Imana yacu ni ngari muri twebwe kandi tuzayivuga murakoze Imana ibaha umugisha nawe buryo ufite wibitseho iyo mpano n'izindi nyinshi zimbwire nawe twongeye guhura wansanze ikinazi hano turi abashyitsi turi mu bwatsi bwa vesi ariko uzi ejo ndirakoze ikiganiro mbwira abantu ntuye mu majyaruguru n'undi niho nkorera ibiganiro kenshi nyine nk'ahanyegereye burengerazuba niho mvuka nyine njyayo yego ejo bundi nageze Rwamagana ubwo ntangiye kujya mu burasirazuba ndavuga ni nkeneye no kujya gukwera ibiganiro mu majyepfo ariko navuze ngo nifuza kuzabanza ihuye sinzi impamvu hanjemo ariko banza nzaza kinazi turuhanga kinazi uzaza pe uzahaza n'ukuri dukunda abantu ariko ndishimye pe kuba tubonanye kandi kuba wemeye kuza guhamya ahangaha pe Jondi nibwo Imana yambwiye ati ibi bintu burimo abajyavango mbese uri mu biki niki reka tureke twe kubivugira imbere kuri kamera yego ariko icyo nzi cyo ntawe yikoreye wikoreye amaboko hoya mu kanya nk'ako guhumbya baraje babona Imana wirukaho baraje babona ivumbu ujya kabisa Imana ni gake kandi nukurambya ntuhine ngo uvuge ngo noneho kamava ndiye ngo biragenda nukurambya ugahamya yego hano rero Jacques uranazimbwira impano ufite wavuze gusengera abarwayi mbwira indi yo kwerekwa gatatu ni ijambo ry'Imana warivuze kane sawa apfa kuba arimo umurwayi bakamukuzanira akagira ngi byanje nundi konkoride bisobanura ubusabane na groupe sange groupe y'amaraso mfite ni bayita mu gifaransa sinzi nibukizi donneur universel ni yego yindi nyine ngi byanje ntabwo kuvuga ngo ngira ute ngo ndabyihererana oya nanjye ni turayihuje sawa niyo mpamvu izo mpano ufite ugiye gutanga nimero ya telefone nkuko nawe wahamagaye Matenga akagusengera ugahamagara Vestina akagusengera ari naho twahuriye nawe kwiza ufite aba bakunzi ba Concord TV show bazaguhamagare mufatanye gusenga Imana nigira ikikubwira ukibabwire niceceka uceceke hari icyo bitwaye ugiye kuduha nimero nanjye mite mporofita nyifatiro kuko giyawe nayo mfite ufite yawe ndayigira ntago nareka kuyigira urumva ndo utange nimero numara kuyitanga ubundi udusoreze n'isengesho ni 07 07 8 55 93 iba no kuri WhatsApp yego 07 yego Uwimana Jacqueline yego kabala yaje bandishige dusengera indi turiganira nyuma ya kamera reka dusenga Imana yego Mana turagushimiye uri umukozi w'umuhanga urera kandi urakomeye haleluya urera Shadai uri igiti cy'inganza marumbo
turagushimiye Uwiteka kuko turi mu bwatsi bwawe. Turagushimiye Data wa twese kugira neza bugacya bukira. Haleluya. Waraturinze uturinda Data tutarabo kurindwa, ariko izina ryawe nirishimwe rata. Mana, wagiye ubana natwe mu bihe bikomeye, wagiye ubana natwe mu ntambara, ubana natwe mu burwayi, ubana natwe mu nzara, ubana natwe mu rugendo rugari cyane. Waraturwaniriye, witwa Imana ishoboye byose. Haleluya, haleluya. Turagushimiye rero ku bw'aka kanya keza wemeye ko twumvamo ijambo ryawe. Ijambo ryawe Mwami nirigende risanga imitima y'abantu bakomeretse. Ijambo ryawe nirigende ryomora inguma. Ijambo ryawe nirigende rirema ibitari biriho. Ijambo ryawe nirigende ritanga ishusho y'ibitari bifite ishusho. Ijambo ryawe nirigende riba imbaraga mu muntu wese ubashije kuryumva. Kandi Mwami Imana, bazakurikirana iki kiganiro tuvugiyemo ubuhamya bwinshi, tuvuze urugendo rw'uko wabanye natwe. Witeka tubivuze mu magambo make, ariko nyemerera Mwami ubu buhamya dutanze ndetse n'iri jambo rigende rireme, kandi Data wa twese rikora imirimo migari. Urakoze Uwiteka, durasengera n'umuja wawe waramuhamagaye mu gihe gikwiriye. Mwambika imbaraga, gitinyiro cyawe kimubeho Uwiteka, urwanya ibimurwanya. Ayiwe Uwiteka, uhiga ibimuhiga, wenda ingabo nto n'inini. Haleluya. Ayiwe Papa mwiza, umurwanirire Data wa twese. Mana we umurwanirire n'ukuri ndakwinginze. Papa umuhishe cyane. Ayiwe Uwiteka, umurwanirire ndakwinginze. Mana we wumve uko tukubwiye turi aha hantu. Mana nyiringabo rero, wemeye ko tuvuga, ako ni akanya keza kumugisha. Nyemerera Data udushyigikire, kandi imbaraga zo gukora Mwami uzitwongerere, kugira ngo Mwami Imana tubashe kwamamaza imirimo itangaza wakoze niko zaburi ivuga. Bana natwe udushyigikire Mwami, abazakomeza kumva ibye bizageraho bibakura, bigeraho bibashyitsa. Kandi Uwiteka numwagurira imbago nkuko wazaguriye Yabesi. Yabesi ryari izina risuzuguritse, urangije Mwami Imana umukuraho izina ry'igisuzuguriro. Mwami Imana uramwagura, nyemerera nawe wagura imbago ze, wagura imbago z'abamukomokaho. Nyiringabo Imana umusumbisha amahanga, kuko iryo ni isezerano waduhaye. Urakoze byiringiro byacu twagushimaga. Urakoze Data kukomeje kudutabara. Haleluya. Urakoze kuko ukomeje kumwimana. Haleluya. Ayiwe urakoze kuko ukomeje kurwana Data ku buzima bwe. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mesiya mwiza, tunyotewe n'ibyawe, kandi turacyari imbere yawe. Ukomeze kudushyigikira ni mu izina rya Yesu. Amen.